neza nanone bakunzi ba L5 TV show, turagarutse kubagezaho ya nkuru ya Isabelle na John. Duheruka Isabelle wanafashe umwanzuro avuze ati uru rugo ngomba kuruvamo byanga binoga nta kundi nyina wo kugira ngo nkomeze gushwanisha umuryango aho kugira ngo nkomeze gufatwa nabi cyangwa se wenda kwitirirwa nyine ko ari nge watumye indanyivamo, ariko kugira ngo nkomeze nshinjwa kuba ndisha umwana wanjye ndahava nyine, nubwo nta handi mfite ndi bujye, nubwo nta handi hantu ndi bwerekeze. Imibora agerageza akamugasi urava hano ujya hehe, noneho we akamubwira ati ndava hano njye kwa Fiye wa mucuti wanjye. Mu gihe akivuga kwa Fiye noneho ntuza John we yahise yibuka aravuga ati buriya kandi wasanga kandi buriya ari gutekereza kare hagiye nyine ari kubivugira mu mutima, wasanga atabizi ko noneho hagiye ahari kuvuga ngo agiye, ari naho noneho ibintu bizajya bibera, ari naho ngiwe na ntuza na Fiye dukunda kuba turi. Noneho ahita yibuka ukuntu we na cyagihe igihe we na Fiye bari kumwe, ahita yibuka ukuntu nyine ibyo bavuganye ibintu byose, aravuga ati nyine aribuka nyine Fiye ari kumubwira ati none se byanga binoga rero urabizi ko Isabelle nta handi hantu agira, urabizi ko nta handi hantu agomba kuba, nanava mu rugo iwawe rero azahita aza hano byanga binoga nta handi hantu yajya. John aramubwira ati we ntugire ikibazo, we namara kuza akimara kugera hano uzahita umubwira ko nawe post yawe y'akazi baguhinduriye bagomba kukwimurira ahandi hantu, ubwo rero uzahita umubwira ko ugiye kujya ahandi hantu, we ntabwo azamenya uko byagenze, nta nubwo azamenya ikiri kubitera. Uzambwira ko wimutse nyine ku kazi bakwimuye ugiye gukora ahandi hantu, ugiye gukodesha ahandi hantu, ati ubwo ngubwo byanga binoga azigomba kuzipapa akanimama azashaka ahandi. Wowe uzahita unaterura ibintu byawe byose nyine umubwira ati ngewe bampaye deadline yuko ngomba kugenda, ngomba gushaka andi kazi, ngomba kwimukira ahandi ku kazi nyine. Ati ubu ngubwo we azahita yumva ko nyine nta kundi kubana, kuko ntabwo azavuga ngo mwimukane, ntabwo wenda niba uzavuga ngo ngiye gukorera mu ntara ntabwo azahita avuga ngo twimukane tujyana aho mu ntara, kandi nabwo niyo yabivuga uzavuga ko nyine wari ugufonda ubuzima bushyashya, nawe ntabwo uzagenda, wenda uzamukodeshereza nk'ukwezi kumwe, ariko siko kwezi ni kurangira nta kazi afite, sibyo? Ni kurangira n'ubundi azahita ajya kuba ku gasozi cyangwa se ajya kubehe, ibyo nta nubwo bitureba. Noneho Isabelle avuga ati na Kofi atakuzi kuza ubwenge tu niwo mupango wa nyawo, niko tugomba kumukemura, nta kundi nta kindi, nta nubwo ateye n'impungenge. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo John ari kwibuka, noneho ari kureba Isabelle akamuseka akavuga ati genda nyine ugenda ujye gutuma utwe, ndabizi ko hari naho nta minsi n'inga uzamarayo, cyane ko na Fiye ndamwizeye azi gupanga, ntago azabura imitwe gutekera. Ubwo ngubwo rero Eme wari kumaza si uragenda ujya hehe, noneho Fiye nyina ko Isabelle akavuga ati ngiye kujya kubana wenda na Fiye, wenda birashoboka ko wenda yanyakira tukaba tubana, ni inshuti yanjye ndabizi, wenda ntabwo yamimukira kuva twamenyana, ni inshuti yanjye. Ubwo rero we yaragiye afata ibintu byiwe, baravuga ati base nkugezeyo. Fiye nako Isabelle aramubwira ati hoya ndagusabye gumanga wowe kwirirwa witeranya n'umuryango wawe, nta kibazo wenda igezayo tu. Ubwo rero ntuza wa mukadogo yaraje aravuga ati mabuja rero ntabwo twabanye nabi, mbabarire niba wenda narakoze amakosa wenda, ariko reka basi ngiye nkutwaze nyine. Yaragiye aramutwaza rero amugeza kwa Fiye aravuga ati bimeze bite ugiye he wowe? Isabelle avuga ati byarangiye nyine mfashe umwanzuro wo kugaruka n'ubundi nta kundi kuntu ari kubigenza. Noneho Isabelle avuga na Fiye aramubwira ati ntarinzi ko kibura wagiye kwiyunga, nabo narinzi ko mwagiye kwiyunga. Fiye nako Isabelle aramubwira ati hoya byarangiye nyine n'ubundi nasanze inama y'umuryango wose yateranye, ntago banshaka, nta nubwo bashaka kunyumva, nta nubwo bashaka kumbara mu maso yabo, kandi urabizi ko n'ahandi hantu ngomba guhungira. Umbabarire kuba ngiye kukugora, umbabarire kuba ngiye gutuma nyine ubuzima bwawe bubaho nabi, umbabarire, ndagusabye no kuri ko Imana bimbabarire. Noneho ubwo ngubwo Fiye aramubwira ati rero ikibazo ni kimwe, ati nk'ubu nyine nubwo ndi kubwira gutya, nubwo nemeye kukwakira, nubwo nemeye ko turaba tubana, ariko nanjye wumve ngo
isaha n'isaha nshobora kudeployinga nyine bashobora kundeployinga ahandi hantu uko byanga binoga. Ejo bundi bari bampaye ofa yo kujya nkorera amafaranga arenze ari hejuru, ngomba kujya gukorera mu ntara. Ati si ngubu ninjya gukorera mu ntara bwo uzasigara ubaye gute mwana wa mama, uzasigara umeze gute? Tiburega buriya ngewe umpangayikishije pe. Ati sinumva ukuntu nzajya gukora mu ntara nkagusiga hano. Ati si ikibazo, urabona wenda nk'ubu ngubu ino nzu yanjye, ati ubwo uri kumva nari maze igihe ntishyura, nari maze igihe kuko nyine yari process, byasabye process ndende, babimbwiye nyine hashize igihe babimbwiye ariko byari bitaremezwa. Rero muko byari bitaremezwa nanjye narabaye ndetse kwishyura inzu. Ati nuku kwezi konyine gusigayemo ndahita ngenda. Ati kandi urukumva nanone ninjya ahandi hantu bizansaba kongera gutangira bundi bushyashya. Amafaranga yanjye nta mafaranga wenda nari mfite, wenda mvuga ngo ndahita wenda nkomeza ubuzima nyine nawe ngukodeshereze n'indi nzu. Ubwo urukumva biransaba gutangira bundi bushyashya. Rero ntabwo numva ko nyine nahita mbona amafaranga yo kugukodeshereza nkahita mbona n'amafaranga yo kwikodeshereza. Nanjye urukumva nzaba ngiye gutangira bundi bushyashya. Ati si ngubu byibura na John nta n'amafaranga guhaye, byibura na makeya. Ati si ubundi ko mwasezeranye yugenda mugapasura nyine mukavuga ngo mugiye kugabanyirizamo hagati nawe ukagira amafaranga usigarana. Ati kandi narakubwiye na mbere hose ngo byibura ujye ugira n'amafaranga upyeta, byibura ujye ugira n'amafaranga usagura, ujye ushyira kuri konti yawe. Ariko wazanye ubujiji bwawe ngo reka ngo John arankunda, ngo reka John ntago byagira, kandi ibintu byose warabibonaga. Sinjye nabaga ntabikubwiye, ariko ubundi kuki wizera umugabo n'umwana wundi? Noneho Isabella aramubwira ati nta kibazo nyine, wenda nyine ubwo ngubwo ibyo nizeye nyine nuko byagenze, nyine nuko nyine byagenze n'ibyagombaga kuba ku buzima bwanjye. Ifi aramubwira ati hoya ntukambwire ngo n'ibyagombaga kuba ku buzima bwawe. Noneho Isabella aramubwira ati nta kibazo basi, wenda niba wenda ibibimbayeho ariko ubyigiyemo isomo, wenda ntuzizere umugabo kuko nyine nawe urabibonye, uzizera nyine uzamenye ko ashobora kuguhemukira nk'uko nanjye bimbayeho. Aramubwira ati none se rero Isabella mbwira urajya hehe, biragenda bite? Ati kuko nkangaha hasigajemo ibyumweru bibiri, ibyo byumweru bibiri nibishira bazahita uri kumva nyine ndazataza kuko sinari namwishyura, ni nkaho namubwiye ko ntazongera kwibamo. Ati ubwo rero nari ntegereje ko nzamwishyura wenda ku munsi wa nyuma mbonye akazi kanze, ariko urukumva akazi kakunze kandi ikindi ngiye gutangira ahandi hantu, kandi nanjye ngiye gutangira ubundi buzima bushyashya. Urukumva ni mu ntara, wenda ibikoresho by'inzu nabigusigira, ariko si ibikoresho by'inzu ningusiga isafuriya n'ubundi utazabona icyo uyitekeramo, nkagusigira amajerekani utazabona amazi yo utazabona ibiceri byo kuvomesha ayo mazi, byo bizakumarira iki? Cyo wenda cyaba gifite umumaro. Ati ubwo wenda nshobora kuvuga ngo wenda nguhaye matera, ariko se nanjye ko nzayikenera, nicyo kibazo. Ati ubwo rero sinzi ukuntu ugiye kubaho, sinzi ukuntu bigiye kugenda, gusa nanjye ninafashe umwanzuro wo ko ngomba kwimuka, byanga binoga ngomba kwimuka. Hano Isabella mukasi ko rugiye no kwimuka utanambwiye, ibyo byose wabipanze utanambwiye. Isabella aramubwira ati hoya ariko Isabella ntabwo nari kujya kukujyana muri ibyo bintu, ibazi nawe nje nkakubwira ngo ngiye kwimuka, ngiye kugira ute, ibyo ntabwo ari ibibazo nari kuza kukubwira nk'umuntu wenda mwana we yipfiriye, umuntu uri mu bibazo, uri mu gahinda, nzi stress urugo rutera, nzi ukuntu John aba ameze, nzi ibintu byose bari kugucishamo. Ntabwo ndi guturuka ku ruhande ngo nze nkubwire ngo byagenze gutya na gutya, ngo bimeze gutya na gutya. Ntabwo ibyo ngibyo nari kubikora. Ubu uri kumva icyo ari ikiganiro nari kuza nkakubwira, yego wenda nari kuzabikubwira, ariko nkabikubwira mbona nyine umaze gutuza. Reba nk'ubushize mva mu rugo iwawe, nibyo nari mfite gahunda yo kukubwira, ariko urabizi ukuntu byari bimeze, urabizi ukuntu so na ko nyoko bukwe na so bukwe bari saze, bari bakajije umurego, bari kugutuka, bari kugira ute. Atetse buriya nawe mbwije ukuri, nari kuza nkakubwira ngo urabona ngo ngiye kwimuka, kandi mbona n'urwo uriho nawe rutoroshye. Ati ntabwo nari kubikora pe. Ati rero ntumve ko ari ukubiguhisha kundi, ntumve ko ari indi mpamvu, ahubwo nuko nyine igihe cyose wenda twabonaga time yo kuvugana wowe uri mu bibazo, nkumva ibyo kukubwira ibintu byanjye atari ngombwa. Noneho Isabella ni umuntu utuje, ahita avuga ati basi umbabarire kuba ntarakuboneye umwanya, umbabarire kuba nyine utaraje ngo umbwire nk'ibyo bintu nyine wenda ngo tubiganireho. Ati ni njyewe nyine nyirabayazana. Nyine Isabella we ukuntu abayeho ni wa muntu woroshya ibintu, amakosa yose nyine aba yayisaye, nyine ibintu byose aba bigira ibyiwe.
ariko ni nabyo nyine none se ko yakuze ari imfubyi, ko yakuze nyine nta muntu atakira ntawagira ute n'ubundi ibintu byose yamenyeye kubihandoringa, nyine yamenyeye kubyitaho, ariko nyine ewani kese arimo ni ndende, ibaze nta hantu ari bube ntaki, naho bari kumubwira ati ni amezi nako ni iminsi ngahibura yonyine ngo bigende gutya na gutya. Noneho kugira ngo nabyemere Isabella we na Kofi we yari yanatangiye no gupakinga nyine, kuko nyine uri kumva yari plan banogeje we na John ko bagomba guhita bamusiga. Ubwo ngubwo Isabella we afite gahunda y'uko arahita kubana na John. Ubwo rero yaragiye nyine Isabella nyine arigunga ararira avuga ati simbana yanjye ndajya hehe, ese noneho ndabigenza gute nyine niko ari kwivugisha mu mutima wanjye, ari kuvuga se basi mubwire se tujyana aho hantu agiye gukodesha. Avuga ati ariko reka mbimubwire, numva ati abwira nuza Fia aramubwira basi reka ngusabe ikintu kimwe, basi ntago wanyemerera njyewe tukajyana aho hantu ndi nako tukajyana aho hantu ugiye kuba, twagerayo byibura njye nkajya nkufasha akazi ko mu rugo, basi niyo utajya umpemba ariko nkabona aho mba mbaye, nkabona aho mba ndi. Mu gihe kiri kuvuga ibyo bintu byose ahita aruka nyine, ahita yumva ashaka kuruka, ahita ajya muri toilette. Noneho aje nyine Fia aramubwira ati ese bimeze bite nuza Fia aramubwira ati ntabwo mbizi, nako Isabella ntabwo mbizi, nanjye sinzi ikibazo mfite. Noneho Fia aramubwira none se ntiwavuze ko inda yavuyemo? Noneho Isabella aramubwira ati yego nanjye ndiko mbizi nyine, ndabizi ko yavuyemo nyine ndabizi ko nta kundi kuntu. Ati none se ko ndeba uri kugaragaza ibimenyetso nk'iby'umuntu utwite, nanone ati bimeze bite, byagenze bite? Noneho Fia aramubwira ati ariko nako Isabella aramubwira ati ariko ati ubwo ngubwo ati nyamara wasanga kandi nanone ati birashoboka, ati kuko njya kwa muganga njya kwipimisha bari bambwiye ko ntwite impanga, ati ahubwo ubwo ngubwo ati kiretse habaye haravuye mu mwana umwe undi agasigaramo, ati ibyo birashoboka byanga binoga. Noneho Isabella aramubwira ati se ibyo bintu se John arabizi? Ati John noneho Isabella aramubwira ati ntabyo azi ibyo bintu, ntabwo nigeze mbimubwira. Fia aramubwira ati nese kuko utabimubwiye? Isabella aramubwira ati nanjye ntabwo nari mbizi, ati se ngubu nabimubwira ubundi, ati n'ubundi se ko yamaje kunyirukana, n'ubundi ko atakinshaka, n'ubundi ntacyo yabimaza. Noneho Fia aramubwira ati oya ntabwo ari ngombwa kubimubwira, umuntu nk'uriya wakoze biriya bintu wakwirukanye kuriya, n'ubundi niyo babimubwira niyo yakongera kugukunda yaba gukundiye umwana gusa, ntabwo yaba kigukunda nk'umuntu ugukunda bya nyabyo. Mwihorere nawe ibyo ntazabimenye, n'uwo mwana ntazamenye ko ari wowe nyine ari wowe yaturutseho nyine ari wowe nyine, ntazabimenye. We mwihorere ubimuhisha, ariko uko byagenda kose Fia we yikanzemo nyine ari kumva ko byanga binoga. John aramutse yumvisha ko Isabella kimutwitiye yahita bigira nkaho nyine nko kwiyunga kaho, yahita byongera bigatuma basubirana. Fia ntabone ukayongera ukagiye kubana uko yahita abana na John nyine. Fia nyine ahise agira mu bwoba bwo kumva ko Isabella ashobora kuba agitwita undi mwana. Waramubwira ati rero wowe mwihorere nyine, umwana wawe uzamwirerere, tiwe nzaguhereza utundi dufaranga ku ruhande, ariko buriya mwihorere nyine. Noneho Isabella avuga ati ubu ngubu cyaba ari cyo gitekerezo kizima. Fia aramubwira ati ariko reba umuntu wagufatanyije n'ababyeyi be, wakugize gutya akaguhanahana akagutererana, atirengagije ko mwasezeranye, atirengagije ko ibintu byose ubuzima bwose wamukundaga cyane, utanatinyuka byibura wenda we no kumutuka cyangwa utanatinyuka no kugira ute akaza kagukora biriya bintu. Ati wowe watinyuka kongera kubungira ati ngo ngwino ngo tubane, ngo umwana wawe ngaracyarimo, ngo ndacyatwitinda y'undi mwana wawe. Ati ubimubwiye nawe waba uri ikigoryi, waba wisuzuguje, waba ugaragaje urwego uriho. Ati ntabwo ibi bintu bibaho. Ubwo ngubwo Fia aravuga ati nako Isabella avuga ati nyamara wabimubwira wenda byatuma twongera kubaka. Noneho Fia aramubwira ati aturamutse ubimubwira naguseka, ati nanakugira ikigoryi, nanakumva ko nyine uri bazanga. Atereka mubwira suri inshuti yanjye, aturabize ntabwo nakuroha, atari ko tinyuka umuntu
wakwihakanye mu bibi, ati si ubwo uwo muntu muzajya mubana mu byiza gusa, ati si ubundi wenda uramutse uti wenda reka aka kanya nta nubwo tubizi, ati si uramutse ubimubwiye wenda akongera akagukunda, ejo nanone ukazongera ukagira umwaku inda yawe ikongera ikavamo, ati noneho uri kumva wazahora muri ibyo, ati njye inama nakugira wakwemera ugafata umwana wawe yaba ari nawe nubwo tutabizi ukamwirerera ukabana nawe, ibindi by'uriya mugabo ukamureka kuko wamaze kubona ko ari ibihemu. Ariko mu by'ukuri ikintu ifi agamije ko batandukana, kuko byanga binoga we ubwe yikundanira, ariko bana afitanye umubano wihariye we na John, nyine ntago ashaka ko Isabella na John bongera gusubirana. Ubwo rero Fiye yaravuze nako Isabella yaravuze ati nyamara nibyo tari gusubira none nzabaho gute noneho nuno mwana ntwise umwana nta kazingira nta kintu nshoboye, ati ibyo byo noneho nzabishobora gute? Rero ntakunda amatsiko gusigaranya yazashira. Ese Isabella byanyabyo aratwite? Ese aracyari inda yiwe? Ese arabibwira John ko nyine atwite?